ariko se ko nibaza hari indirimbo ivuga ya Mukamusoni ngo Mukamusoni yari mwiza pe yaraberwaga ngo yategereje amajoro 100 angahe. Nese kuki Mukamusoni watagiye mu rusengero ashaka umugabo? Nuko yari azi ko ashaka kuhahurira n'igikuke nka Mukamusoni ari igikuke. Heza atabi igikuke. Umuntu baririmbye mu ndirimbo ngo Mukamusoni yari imbere. Yatekereje ko ashaka kuhahurira n'igindi gikuke nk'icyamutaye. Mukamusoni yarinze asaza nta mugabo ntaki arinda yipfira gutyo. Dusoze imana dusoze ngikora gusa reka mbabwire nanone ntibagiye kwibutsa abantu bakurikira Nzovu TV ko ngira imiti irukana uruhara incakwaha imisatsi yose idakenewe ku mubiri kagenda n'ukeneye ubwanwa bukaza. Nta miti ituma umuntu aba muremure se ngo nanjye nzaze kukugura niko tware. Reka ndebe niba uwo muti mfite wagufasha ngo Nyagasani ntago wagufasha. Yes nk'ibisanzwe twongeye kubaha ikaze kuri Nzovu TV 250. Yes nk'uko ubibona rero muri iki gitondo turi kumwe n'umusaza wacu Nzovu, urambibona yuko rwose akibyuka ariko hano siwe da, hano si mu rugo, twatangira tumuha ikaze. Ngo niyo nkibyuka kandi atari wanjye. Nzovu ariko nyine uri muri humura kuva homba gira hano moto ni igihumbi. Ubuze niyo nkibyuka bwo nabyutse kare. Wabyutse kare naho naje gukorera akazi. Yego kusigaye ukora ahantu heza mu busitani Nzovu. Kugira ngo dukore habi bitewe n'igihe tugezemo tugomba gukorera ahantu heza. Muri iyi minsi haravugwa yuko Nzovu usigaye wibana. Ibyo bintu bimeze ute, wabivugaho iki? Kwibana buriya musore kamubwire. Kwibana ni ibintu byiza cyane. Yego. Iyo wibana umenya uko wikontora, ushatse watasa 8, ushatse watasa 9, ushaka watasa 10, kuko icyambere no kuba ufite agafunguzo mu mufuka. Ubu nawe uragafite? Ndagafite ngese, ahubwo sinazitaye. None se Nzovu ko mbizi yuko ko nzi ko ukunda agacupa, ubu ntuzanywa agacupa ukazita ukarara hanze? Ibyo byobwo ndashaka kumenya ubwenge ndabufite, ariko n'ejo cyangwa ejo nzazicurisha ngira ahantu mbitsa imfunguzo 3 nziha umuntu w'inshuti yanjye yizeye kugira ngo uzeho undi utizeye ushobora kuzimuha ugasanga gutwariye matora. Kandi nabonye matora yawe ihenze. Nzovu ndarari uyu munsi ndarari wawe nuko Imana yabwiye Zakayo. Nuko nanjye nk'umuntu mbwiye Nzovu ko ndi burari. Ntabwo ari nubwo bavuga ngo ni ubutatu butagatifu, ni Yesu wabwiye Zakayo ati Zakayo uyu munsi ndarari wawe uruka icyo giti, uyu munsi ndarara iwawe, kuko Zakayo ari umuntu mugufiya. Ubwo ngubwo Zakayo hari abantu benshi cyane. Zakayo ntabwo yashoboraga kureba Yesu kuko abantu baramusumbaga. Zakayo yigira inama yo kurira igiti. Yesu aramubona mu bushorishori ati Zakayo ururuka uyu munsi ndarara iwawe. Zase urarara iwanjye kuri iyo mpamvu ko njye nta ubuse ni njye Zakayo wowe uri Yesu? Ese umugore wigeze uba Yesu? Yesu yabivuze nka Yesu nk'umwana w'Imana. None njyewe mbivuze nk'umuntu. Umunsi urara iwanjye? Uyu munsi ndarara kwa Nzovu. Urarya iki ko nateka? Ndaza mpazi. Urumva nta gazi ngira, nta mbabura, nta safuriya, kuko muri iyi minsi ubwo ndabigura da. Nese wahita ukazaza mu cyumweru gitaha nabiguze, wagize gute ukaza ukanateka? Uyu munsi karibwo nshaka kurara iwawe, waretse nkarara iwawe Nzovu. Uteze urazana n'umwana wawe? Umwana nanyarira kuri matora nta mashashi mfite. Ndamugurira pamba. Neze kuri matora yawe ntabwo bayiguha ifunitse mu matora? Ahubwo imeze nk'iya sinzi undi baguriye matora nimba ari Nyarudindiri. Kugeza ubu nawe iriho ishashi, nanjye ifite ishashi. Umwana rero aranyara. Nta tapi mfite ntaki, kandi ubwo ni isima yahita yandu, nanjye nagumishije n'ishashi. Nzovu wagusigira akantu kumwe.
uretse mana ntabwo ndwaye sinizite. ntabwo ari akasinizite Uteze ni ako gusigaho iminwa ikabobera. nese ko ibubere maze gusiga oya utu- uramera neza. ubone ruswa urimo kuma kugira ngo iri joro ndari wawe ndari waho. nabaye umukobwa se oya kugira ngo ni ibitukura se oya gira gutya neza ko bibaye umutuku gira gutya iza ubwo bitangiye gukora neza gira gutya ngaho wari arayiriye. sibashyizeho n'ibiti oya tube tuganira tumeze neza ariko iyi ni nawe ruswa umaye kugira ngo urare ijoro iwanjye koko nzi ko washatse umugabo muri metero waguteye nashatse umugabo uri hehe uriya mwabyanye uriya mwana mwese naramushatse ndetse ntimurimo kubana wapi abagabo b'iki gihe tubabwiye ariko mwabagabo mumara gutera abakobwa amada mwamara kubatera amada mwabona umugore agiye kubyara inda imaze kuba nkuru cyane nyarwege nimba ari nyarwege ikinyarwanda kiraguranye cyane bavuga nyarwege se indi imaze kuba ni nyarwege njya numva abantu bakuru bavuga ngo inda ngo imaze kuba nyarwege niba ari byo niba koko nk'umugabo wamaze gutera mwese nubwo atagufashije umwana ntamaze gukura ntagize amezi angahe yagize amezi ayo abiri ahubwo dushimira abantu koko turabashimiye mu bantu bagize icyo bamariye uzi ko ejo aribwo umwana wanjye yujuje amezi abiri ndabizi abantu b'iki gihe musigaye muvuga ngo umwana agize amezi angahe ngo tumukoreshe za aniveriseri wabona ejo ntumenye ngo dukoreshereze umwana aniveriseri oya nta aniveriseri y'amezi ibaho haba hiy'imyaka iyo umwaka tuzayimukoreshereza iyo umwaka nanjye ndakwemereye nkwemereye ikesi ya fanta tuzabona n'abandi badukubita umuceri ubundi tukawukaranga abakobwa b'iki gihe none basigaye bakoreshereza abana babo cyangwa nabo mu kabari ugasanga oya nta mwana ujya mu kabari bagiye nka giriti hoteli bacanye ngo yabuje bashyira kuri keke baratangiye ngo aniveriseri tuyu bagatangira ngo iki uriya mwana wacu rero ariko se wamuretse bahita batangira ngo aniveriseri nimba tuyu umugabo mutari kumwe watse nkamubera papa wiwe kandi narabikwemereye mubere papa wiwe ngiye nkunda abana ngira gute uriya mwana rwose njye mugurira ni ukuri mubere papa wiwe njye dore mugurira udukinisho njye mugurira hera ubu noneho ngaha pampa zashize kariya kantu abana bagendamo bakita agapusipusi nkamugurire umwana wacu ubu ahantu hari sima ku buryo ubwo si mu binogo oya ntabwo ari si mu mu binogo mabuye ntabwo ari mu binogo uriya mwana nzakamugurira ariko karahenda ntakabakire reka tuzakareke tumugure po azaza anyaramo tumugure po aho kugira ngo yitume mu matuwarete mwanduza amafekisiyo ariko nibyo nzoga ibyo bintu uvuga nyamara po nibyo sibyo tuzamugurire po ariko twari turimo kugaya abagabo b'iki gihe bamara gutera umuntu yo muri mu rukundo aragushukisha ni ako gafanta yagusohokanye mwaryamana yamara kugutera inda isudo ntumenya ahantu anyuze mumenye inzira imujyanye mwabagabo mwe kugira ngo ararigise mwakunze umuntu mukajya kuryamana mufitanye urukundo bwite nimutera inda umwana tuzamurebe nzabikurikirana kubwo umwana kuko iyo akuze papa we yaramwihakanye umwana akiga ari kumwe na nyina yaramuruhiye nyina akamwishyurira amashuri cyo kuba ntureba hari umuntu nari nzi umwana yagize papa yaramutereranye amaze kumutererana umwana mama aramuruhana noneho umwana aragenda ariga yiga pirimeri yiga segonderi yiga iniverisite amaze kuyirangiza abona akazi arakira yubaka ibipangu ayubaka amazu noneho mu maso ndimo kugaragara noneho papa yaje kumusura amaze kumusura urabona abakiri bafite porotayizi basukuma noneho umunyezamu ajya kumukingurira urabona mu bipangu by'abakene ntabwo batuma winjira batakubajije amazina umusaza yarivuze ngenda ashaka
umuhungu wanjye uba hano gutya na gutya twagutya. Wa mupapa yaragiye ajya muri salo asanga umubosi yicaye mu ntebe arimo kureba televiziyo, amubwira ngo hari umushyitsi ubashaka. Amusanga yose akubwiye ko yitwa nde, ngo yitwa kanaka. Mugenda uva umubwire yirukanwe, uwo muntu ntawe tuziranye ntawo, genda umubwire agende yiruka. Wa musekirite yaragarutse abwira wa musaza ati barambwiye ngo singukingurire ngo nta muntu muziranye. Ivubi ryaririndiye nzovu ko nawe ivubi nyine urabona se ritariringiye no mu myenda, ahubwo se ubu ntabwo rigiyemo. mucase usa nk'ifate ku ibere ryonsa umwana wacu. Aho sigaye umeze nsinzi n'amashanga usigaye yambara inyuma ye. Yewe ni uruyuki, dore nguru kuzikura mugabo yaba yarakuroze nese urucyari ngo rukuriye kandi rwari rundiye ku munwa ariko nzovu. ubwo rwari ruje ahubwo se ko ndukandagiye rurazuba. ubwo rwari ruje ko ariyo byita kujya guhova, narwo rwakwitiranyije nk'aho uri indabo. buri inzuki ziza guhova, ubuki ukuntu bukorwa, inzuki zijya guhova rwanyitiranyije nk'aho ndi indabo. uri indabo kugira ngo zivanemo, hari ibyo ngo zivanamo aribyo zijyana bikazavamo ubuki. rero buriya turebe mw'ababyeyi mwe muhemukira abana banyu, ukabyara umwana wamara kumubyara n'umugabo ugata mama wiwe ukigira nkaho utamubyaye, ukigira nkaho nta nshingano ufite, ukirengagiza ko ubonye umwana amaze kugira ubuzima bwiza, yubatse igipangu asigaye agenda muri vewiti, wagasaza ukaza weteta uri mu buzima bubi, ntiwigeze uniteganyiriza ngo gusabiriza ngo ku mungu wawe wabyaye. kandi iyo utaza kumuhemukira yari kukubakira akakugurira inzu. niyo mpamvu ngiye buriya ngiye gusazira. nzove ejo bundi nagiye gusenga, urumva batubwirije ijambo rivuga, urumva ndimo gusoma umwana wanjye, umumama wari urimo kubwiriza arambwira turareba urwo rukundo ukunze ako kana, ari rwo rukundo ukunda Imana. hashize akanya nanjye mbitekerezaho ndibaza niba umwana wanjye mufitiye urukundo rungana gutya, Imana yamumpaye sinyikunde bingana gutya, biba bimeze hari umuntu wayampaye, numva kibaye ikibazo mu mutima wanjye. ndongera ndibaza niba Imana idukunda ikagukunda utayikunda, ikaguha urubyaro, ikaguha abana, ikaguha ibyo kubagaburira, ikagukorera byose, warangiza wowe urwo rukundo nturuhe mugenzi wawe kandi gusaba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, urumva umerewe neza? simbyumvise. hari umuntu wari umpamagaye ushaka kundangira ikiraka, none ngo wagiye gusenga. nagiye gusenga, hari umumama wari urimo kubwiriza, arangije usoma umwana wawe, ndetse ko usoma umwana wawe kandi barimo kubabwiriza, iyo barimo kubabwiriza n'ubundi nari nteze amatwi, namusomeshaga umunwa ntabwo ari amatwi, urumva. noneho birangije uwo mumama arambwira turareba ukuntu urimo gusoma ako kana kawe n'urukundo gafitiye, ati urwo rukundo nirwo n'Imana ishaka ko tuyikunda, urumva. kandi urwo rukundo kugira ngo Imana ibone ko waruyikunze ni uko urukunda mugenzi wawe neza ko ari ushaka gusoma ushaka kumugambanira, icyo gihe narwo ruba ari urukundo. urabona yuda Isikariyoti yasomye Yesu nibwo bahitaga bamufata, bagira bate, ntabwo Yesu ikiriya gihe Yesu ntabwo bari gupfa kumumenya, ariko Yuda yari yavuze ngo mubona nsomye ku itama, mubari we muhitamo bya mufata, kuko bariya abantu bandi ntabwo bari bazi Yesu neza. kuki bavuga ngo gusoma ngo barabwiye uwo urimo kwigisha ngo gusoma umuntu ngo umweretse urukundo umufitiye? ntabwo yashatse kumbwira ko we, ntabwo yashaka kunyumvisha ko gusomana aricyo kizanyereka, kizatuma abantu babona urukundo. we yashaka kunyumvisha ko uburyo impamvu ndimo gusoma akana kanjye gutyo ni uko ngakunze, urumva. rero urwo rukundo mfitiye umwana nabyaye, we yashakaga ngo ndukunde n'Imana. urukundo n'Imana. noneho kandi gukunda Imana binyura mu gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. ega burya abantu turi mu ishusho y'Imana. niyo mpamvu mbona no kubwira abantu babona umuntu hariya uriya muntu ni mubi, uriya muntu asa nabi,
buriya wa muntu uba ukoze icyaha kuko iyo ubonye nk'uriya muntu ukamwita ngo ni mubi uba ututse Imana yakuremye kuko twebwe turi mu ishusho hari ry'Imana. n'abantu baca ku bandi akabamureba Liza. yakumva amuneguye akagenda yivugisha ngo bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana, wagera imbere bakibaza ngo kuriya nawe ngo arasa n'Imana, arasa n'Imana nyine. asa nk'Imana. ubundi bantu mubwirwa n'iki ko umuntu arimo? Reka nkubwire twebwe twaremwe n'Imana twese iturema mu ishusho yayo, ntiraza ngo igire uwibwira iti iyo uri mwiza nta bintu yashyizeho biranga ubwiza. Imana ubwayo nta bintu yashyizeho biranga ubwiza. Ubwiza bwawe ni uko uyikunda ukanayikorera ukanayubaha, warangiza ukabana neza na bagenzi bawe ukabakunda nk'uko wikunda. Nibyo biranga umuntu mwiza imbere y'Imana. kandi buriya Urumva? nanone Wowe wabwiwe n'iki kiranga umuntu ukarimo? Ese ubwo musanze abo mwiyita beza ari bo bantu Imana ibona muri babi? kandi buriya Liza, buriya akenshi uzaza ubona mugenzi wawe ameze nabi, yenda tuvuge agiye kuburara, wowe ufite imifuka y'imiceri mu nzu, ufite amasesito. Njyewe niyo naba mfite 100 nta muntu wansonzana kuko nzi ukuntu inzara iryana. inzara igabura ntawe utarashonje, sibyo? Nimba ufite 1000 fata 500 yamuhe, nubwo yagenda akagura irindazi n'udushyimbo, araramuka iryo joro ntabwo yakwitaba Imana. Ni sawa. Ese none ibi ni ibikiriza iyi sitiri imeze iki? Nagezeyo. Urimo kuvugisha papa w'umwana. Buriya rero bantu muri kuri iyi si mujye mugwa neza, mugire umutima utanga, kuko nutanga baravuga hadiya ngo utanga azagira ati nawe azahabwa agire gutya. Kuko ibikorwa tuzaba twarakoze kuri iyi si nibyo bizatuma tuzajya mu ijuru cyangwa tukajya hehe? Mu muriro. Noneho reka ngusetse, hari igihe abantu bumva ngo tuzajya mu muriro, babona imyaka bamaze, babona ukuntu ba se na ba se wabo na ba nyina na ba nyirakuru bagiye bapfa, uwo muriro batari bawubona, bakagira ngo ntawe uhari. Ariko njye sinzajye mu muriro kabiri. Noneho umva, noneho hari uriya muriro witeka, abazaba bafite ibyaha bose bazajyamo. None kuri iyi si turiho, nk'ukuntu buri mu nzu, ntabwo uzirinde gucana buje ushyira hafi y'amatora. Ahubwo nzovu njye hari ikintu nibaza, umuntu hari nk'abantu bahiriye kuri iyi si mu mazu. Noneho umuntu wahiriye mu nzu nka kumwe gazi turika, umuntu agahira mu nzu, ubwo nagera ikuzimu nabwo azashya, azaba ahiye kabiri nyine. Ariko umuriro azaba yarawitoje hakiri kare. Oya, ahubwo azaba yagiye yawumenyereye. Oya, ashaka abe ntikamenyerwa, nzovu byihorere. Buriya rero ndi Imana, nk'awa muntu uzaba warahiriye kuri iyi si, n'undi cya gihano kizaba cyaramugezeho, hariya ntabwo nakongera kumushyira muri wa Nzovu muriro. ujye ujya gusenga, dore nanjye nsigaye njya gusenga nkiyegereza Imana. Nzakubera umushyitsi igihe ki, nanjye ngiye kuzamfata Uzambere umushyitsi nkorera amafaranga. Nanone Nzovu ku cyumweru wazambabariye ukambera umushyitsi, byemerera imbere y'abantu bawe. Nushaka uzazane na kamera, njyewe cyumweru nkorera umushyitsi. Yego. Ku cyumweru Ku rusengero mutasangahe dutaha saa 6. kandi ku cyumweru nzanimba guhiga Iyo amafaranga. ugiye mu Reka nkwereke noneho, reka ku cyumweru no kukubera umushyitsi, nzakuba umushyitsi ku cyumweru gitaha. nta Kuko kibazo. ku cyumweru nzahiga amafaranga y'ikimina. Uyu munsi turi itariki zingahe? Maze iminsi Turi itariki 19. 19. Ejo nibwo umwana wanjye yujuje ukwezi amezi 2. 19. Noneho umva iki? Uyu munsi ni kuwa kangahe? Uyu munsi ni kuwa gatanu. Ni weekend, ni kuwa gatanu. Ku cyumweru tuzaba turi itariki 20. Ku cyumweru w'ikindi tuzaba turi ku itariki 28. Mw'abantu mwe ku itariki 28 nzabibabwira, Nzovu azambera umushyitsi, arabinyemereye, tuzajyana gusenga. N'akabyero wakundaga ubuswe ni mubara kwese ntabwo ukikanywa. Ni mu barokore ntabwo nkikanywa. N'itabi wararetse. Itabi se wigeze urimbona? Liza, nimba warabiretse ibyo bintu byose cyangwa ubwo ni kwa kundi ubu ngubu wasanga waratangiye gusenga, uriya mugabo papa w'umwana yaragukatiye. Hariho abantu bajya gusenga none ngo bashaka abagabo. Noneho reka ngutera agashya rero abantu kajya kababaho batazi. Reka nguha agashya kajya kaba ku bantu batazi. Umuntu akajya gusenga. Uretse gato nkubwire, umukobwa aba ari igikuki, urumva? Yarangiza akemahoroniza, abonye agumiwe
akigira umuntu mwiza akajya mu rusengero urumva agasenga buri ku cyumweru buri munsi w'amateraniro niba ari ku cyumweru niba ari ku buri wa gatatu niba ari buri wa kangahe akaba ari ku rusengero arimo asenga urumva noneho byarangiza akajya gusenga yigize umuntu mwiza kandi ubwo yaraye mu nzoga yabyutse yiboroshe yari ibyakatsi byose kugira ngo hatagira umuntu urumva mu minsi mike akaba mujombye muri korali ibyo bikarangira mu minsi mike akaba abaye diyakoni ibyo bikarangira urumva akagenda afata intera mu rusengero urumva kandi ubwo ni umukobwa mwiza nuko ari igikuki ubwo noneho hakaba hari n'umusore rero sasa warebye akavuga ati aba bakobwa twirirwa dusangira inzoga turarana mu gisimenti naho hose ntabwo uyu wamugira umugore ngo umushobore urumva kandi ubwo wa mukobwa wagiye mu rusengero w'igikuki wagiye kubeshya mu rusengero arataha akikubitira byeri nimba ari itabi akarikubita yaba anywa n'urumogi akarunywa ubundi yajya kujya gusenga akagenda byamushize murumva umutipe nawe yamubona akavuga ati dore umutipe nawe w'igikuke akavuga ati abakobwa turara dusangira inzoga tugira gute ntabwo namujyana imbere ya mama sinamugira umukazana wa mama nanjye ubwanjye sinamushobora urumva akajya nawe mu rusengero gushaka umwana w'Imana urumva kubera rero dore uhana Imana isebereza abanyabyaha kubera ukuntu wagiye kubera ukuntu wagiye gushaka umwana w'Imana uzatesha umutwe Imana irakwihorera ukagenda urindagira ukagwa nanone kuri rwa rukuke rw'umukobwa wabonye birucanze rukaza mu rusengero ubundi byarangiza mugateretana itorero rikabashyigikira Imana ikababa hafi abantu baraho bakabijyamo urumva bakaba bakoreye ubukwe urumva ubukwe ntiburangiye umugabo akajya agenda uretse se wumva ubukwe ntiburangiye umugabo akajya agenda akajya mu kabari urumva akanywa inzoga akaza yasinze yagera mu rugo umugore yakumva umwuka w'inzoga akavuga ati n'ubundi yasinze ntari bumenye ko nanjye nayinyweye kuko bose babanuka inzoga umwe ntago amenya ko undi yazinyoye noneho umugore nawe yabyumva akavuga ati ubundi ko azinuka arabwirwa n'iki ko nazinyweye nawe agahita ajya mu gikoni ubwo akaba afite urucupa rwa warage cyangwa rwa nguvu yatsimbye ahantu akarwirenza noneho ikintu nkundira umusinzi ntago aba azi kwihangana buriya nuba wanasinze mwa bantu mbabwiza ukuri buriya nuramuka unanywa inzoga ukumva urasinze uzemere ko wasinze muri wowe n'umutima wawe ubyemere nugera n'imbere y'abantu ubyemere kuko iyo wasinze ugashaka kwihagararaho nibwo bwa mbere mu buzima bwawe ukotora ubwo rero sasa umugore aba ashaka kwigira seriyeze nk'umuntu utanyweye umugabo nawe agashaka kwihagararaho nk'umuntu utanyweye ubwo rero niho hahandi umwe atangira kubwira undi atari ko ubona ugira ubwenge undi ati ahubwo wowe ari wowe ubona ugira ubwenge ubwo ingoma ikavuga muri urwo maze umugabo akajya ku ruhande ubwo aretse se wumva umugabo akajya ku ruhande ku giti cye akabyara mwe ko nagiye mu rusengero gushaka umugore muzima ufite ubwenge usenga utanywa inzoga utari umusinzi uyu nguyu bimeze bite umugore nawe akajya ku ruhande nagiye nzi ko umugabo ari umuntu nzi ko twahuriye mu rusengero ari umukirisitu ibi ni ibiki urumva biza kurangira bameshe kamwe urumva bakabwirana terega nagiye mu rusengero umugabo ahita avuga ati ko nagiye abwira umugore atari ko nagiye mu rusengero nshaka umugore wagikukewe byagenze bite igikuke nacyo kiti ko naje mu rusengero nanga abasore twasangiraga inzoga mu kabari nkawe wagikukewe twahuye dute ugasanga barimo kwitana ba mwana wa muntu we niba ugiye gusenga ubona ko ubuze umugabo ugumiwe ukaba ugiye gusengera umugabo genda usenga uminuze Imana iguha umugabo ibona ko umukwiye ntabwo izaguha igikuke ariko nujya mu rusengero zinguhungiyeyo kandi ufite satani mu bwonko bwawe satani azaguhereza ibyiwe azabiguherayo ubwo ni ubuhamya bukomeye abantu bakajya gusenga bavuga ngo bagiye gushaka iki ngo umugore ngo ugiye gusenga ngo ugiye gushaka umugabo nabyenze bavuga ngo umugore mwiza bakurikiza bya bindi ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana ngo ibintu amatungo amasamu kabiragwa n'ababyeyi umva nkubwire ahubwo buriya reka nkubwire ikintu abantu bakwiye kumenya ni bimwe bavuga ngo utarakubitirwa mu rusengero ngo agira ngo si inzu nk'izindi mu by'ukuri urusengero si inzu nk'izindi urumva ariko abazijyamo ni abantu nk'abandi jya ugenda usenge bya nyabyo guparika singe mu insengero merukayo kera njyewe iyo niryamiye ndasenga nkabwira Imana ngiye kuryama undinde ndamuka mfite umwuka w'abazima kandi inzovu rega wowe n'umutima mwiza ugira ntabwo Imana yabura kukuba hafi ariko se ko nibaza
hari indirimbo ivuga ya Mukamusoni ngo Mukamusoni yari mwiza pe yaraberwaga ngo yategereje amajoro magana angahe. Ese kuki Mukamusoni watagiye mu rusengero ashaka umugabo? ni uko yari azi ko ashobora kuhahurira n'igikuke nka Mukamusoni ari igikuke. heza ataba igikuke. Umuntu baririmbye mu ndirimbo ngo Mukamusoni yari imbere, yatekereje ko ashobora kuhahurira n'ikindi gikuke nk'icyamutaye. Mukamusoni yarinze asaza nta mugabo ntaki, arinda yipfira gutyo. Dusoze impano dusoze ngikomeye. Gusa reka mbabwire nanone ntibagiye kwibutsa abantu bakurikira Nzovu TV ko ngira imiti yirukana uruhara, incakwaha, imisatsi yose idakenewe ku mubiri ikagenda, n'ukeneye ubwanwa bukaza. Nta miti ituma umuntu aba muremure se ngo nanjye ndaze kukugura niko tware. Reka ndebe niba uwo muti mfite wagufasha. ngo Nyagasani ntago wagufasha, aremereye nk'utabaho. Sasa bakunzi, umva abantu bakeneye iyo miti ushobora kunyandikira cyangwa kwamamagara kuri 079 abakunzi banzovu 50. Icyo dushaka na WhatsApp, share na comment, mutibagiye gukanda na like kugira ngo amakuru abagege kandi tuzaza tubazanira abasitari mushaka bose. Mbifurije umunsi mwiza abari irwota amasimbu, ndabizi muri mu kazi. Boneye gusubiza ubu bararyamye inshuti yanjye bitanze ko nakurikiraniye tubicano, gushimira ko niwe wanyishyuriye inzu amezi abiri nashana nanjye nzakomeza niyishyurire. Warakoze papa. Yego sha, ni ukuri umuntu wese uba yagize icyo akora Imana ijye